Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Ni iby'agaciro gakomeye kuba mudukurikira. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza wahariwe kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Belize. Muri iyi video turaza kurebera hamwe inkomoko y'iri zina, turebe ibiriranga, ubusobanuro bwaryo, ibyo Belize akunda, ibyo yanga, amazina afitanye isano n'iri zina, intege nke z'aba Belize cyangwa se ibibi byabo. Turaza no kureba mu rukundo uko bitwara n'ibindi bitandukanye. Iyi wumva rero ni Strong Studio. Naho ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Mizero Felix. Ikaze. Izina Belize ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifite umwihariko kandi rikunze guhuzwa n'ibitekerezo by'ubwiza, umutima mwiza n'ubwitonzi. Nubwo inkomoko yaryo ishobora gutandukana bitewe n'aho rikoreshwa, ariko iri zina rikunze gufatwa nk'irihagarariye umuntu ufite imico myiza, ukunda kubana neza n'abandi kandi ushaka kuzana ibyishimo aho ari hose. Umuntu witwa Belize aba akunze kurangwa no kugira umutima wo kwita ku bandi, kumva ibibazo by'abandi no kugira ubushake bwo gufasha. Ni umuntu ushobora kuba akunda amahoro, wirinda amakimbirane no gushaka ibisubizo aho bitari. Belize rero ni umuntu ushobora kugira inzozi nini mu buzima, akagira ubushake bwo kwiga no kunoza ibyo akora byose. Akunda ibintu bimufasha kwagura ubumenyi bwe, guhanga udushya no kumenya byinshi ku isi y'ibidukikije. Mu buzima bwa buri munsi ashobora gukunda umuryango, inshuti nziza ndetse n'ibikorwa bimuhuza n'abandi. Akunda abantu bamugaragariza ukuri, kubahana no kumuha agaciro. Mu byo Belize akunda rero, akunda kuba umuhanzi, gusoma, kwiga ibintu bishya no gukora ibikorwa bigira icyo byungura abandi. Ashobora gukunda ahantu hatuje, huzuye urukundo n'ubwumvikane. Ku rundi ruhande, ashobora kutishimira kubeshywa, guhemukirwa, kutitabwaho cyangwa kubaho mu makimbirane adafite impamvu. Ku bijyanye n'imirimo rero Belize yumva yakora, Belize ashobora gukunda cyangwa se kwitwara neza mu mirimo isaba guhanga, kuvugana n'abantu no kubafasha. Yumva yuko yakora mu mirimo y'uburezi, ubuvuzi, itangazamakuru, ubucuruzi, imiyoborere cyangwa ubuhanzi. Ubushishozi bwe bwo kumva abandi no kwitanga bushobora kumufasha kuba umuntu w'agaciro aho akorera. Dore rero mu rukundo uko Belize yitwara. Mu rukundo, Belize ashaka urukundo rushingiye ku kubahana, kwizerana no gufashanya. Akunda umuntu umuba hafi, umwereka ko amwitayeho kandi umufata nk'umuntu w'agaciro. Iyo akunda ashobora kwitanga cyane kandi agaharanira ko umubano wabo ugira umunezero n'amahoro. Dore rero imbaraga ndetse n'ibyiza bikunze kuranga abantu bitwa ba Belize. Ngo ba Belize bakunze kugira umutima mwiza, kwihangana, ubwizerwe, gukunda abandi no kugira ubushake bwo kugera ku ntego zabo. Ngo ariko kandi gashobora kugira intege nke zirimo nko gutekereza cyane ku bibazo, ngo bikamugora gufata ibyemezo ku mutima. Ngo ariko kandi ashobora kugira intege nke zirimo nko gutekereza cyane ku bibazo, gufata ibintu ku mutima, cyangwa rimwe na rimwe akagorwa no kuvuga ibyo yumva. Muri rusange, izina Belize ritanga ishusho y'umuntu wuje urukundo, ubwitonzi n'umwuka wo kuzana ibyiza mu buzima bw'abandi. Ni izina ryibutsa ko ubwiza nyabwo butagaragarira ku isura, ahubwo bushingira no ku mutima mwiza, ku bikorwa byiza no ku buryo umuntu afatwa n'abandi. Ngaho rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Belize. Uwifuza ko nawe twazamusobanurira izina yazatwandikira muri comment maze tukamusobanurira. Hagati aho rero ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu mu ba mbere. Mwari kumwe nanjye Mizero Felix. Mukomeze kugira ibihe byiza naho ubutaha.